narongoye mabuja ijoro rimwe, ariko kuva uwo munsi namurongora asigaye ansaba ngo njye murongora buri gihe, ndetse ngo ninanabishaka anyanyishyure. Kugira ngo nisange muri urwo rugo rero ukuntu byagenze, njyewe ubundi ndi umusore wiberaga mu cyaro, nkahinga nkorora. Njyewe mvuka mu muryango w'umwana umwe, mama wanjye yambyaye ndi umwe. Mama wanjye amaze kumbyara nakuze numva ko papa wanjye yitabye Imana mfite imyaka 2. Maze kugira nk'imyaka 8, mama wanjye yaje gushaka umugabo ajya kuba i Kigali. Njyewe narezwe na nyogokuru wanjye, niga primaire ndi kumwe na nyogokuru wanjye, ngeze muri secondaire 5 secondaire nibwo nyogokuru wanjye yitabye Imana. Nta gihe kinini gishize, ndakeka imyaka 2 ari ishize nyogokuru wanjye yitabye Imana. Maze kurangiza mu 6 secondaire, ubuzima bwabaye nk'ubukomeye, ubuzima burancanga, nsigara mu cyaro njyenyine. Umugabo wa mama wanjye yaranze ko najya kuba iwe. Ubwo byabaye ngombwa ko nzi i Kigali nza gushakisha akazi. Hari umuhungu wakoraga i Kigali twari twariganye nawe, amashuri arayacikiriza ntiyasoza, nawe biba ngombwa ko ajya gukora akazi ko mu rugo. Ubwo uwo muhungu niwe wandangiye muri urwo rugo rw'uwo mabuja. Naragiye njya kwaka akazi, bampa akazi, bananyakira, ntangira gukora akazi nk'ibisanzwe. Iki ni icyumweru cya 2 ndi muri urwo rugo. Maze iminsi rero nk'ine mfite ikibazo kinkomereye ku buryo nifuza ko mwangira inama. Hari umunsi umwe mu minsi ishize niriwe mu rugo na mabuja wanjye yirirwa mu rugo atakoze, ariko bujya gucya numvishe mabuja wanjye yarayatongana n'umugabo we. Baraye batongana, ariko mu by'ukuri numvaga batongana, ariko ntabwo nari nzi ngo barimo barapfa iki. Njye narabyirengagije ndiryamira, ndavuga ngo ni ko akunda abantu bashakanye barakaranya birashira. Nararyamye, bukeye ndabyuka nkora akazi kanjye nk'ibisanzwe, ariko uwo munsi mabuja wanjye yatinze kubyuka. Boss wanjye yarabyutse aragenda, mabuja wanjye nawe yajyaga abyuka nka saa 1, saa 2 akaba aragiye, ku buryo na breakfast nateguye boss wanjye nigeze akoraho, ndetse na mabuja wanjye nategereje ko abyuka ngafata breakfast ajya mu kazi, mbona ntigeze abyuka. Saa 4 z'amanywa zarageze, ndibaza se mabuja wanjye yagize ikihe kibazo ko atigeze abyuka kandi boss akaba yagiye. Ngira amatsiko, naragiye nkomanga ku cyumba cye, kubw'amahirwe numva mabuja wanjye arimo. Yarabyutse aza kureba ukomanga, asanga ni njyewe. Yambajije ikintu gitumye mukomangira, ndavuga nti nagize ubwoba ko hari ikibazo waba wagize, kubera ko numvishe utongana na boss, nkaba nigeze mbona ubyuka, nanaketse ko hari ikibazo cyabaye. Yaransubije ati humura nta kibazo nagize, ahubwo nagushakaga, injira mu cyumba tuganire. Narambwiye nti se mabuja, waje tukaganira muri salo ufata n'icyo kunywa, ko nari naguteguriye icyo kunywa cya mu gitondo n'icyo kurya, waje tukaganira unafata breakfast. Yarambwiye ati hoya ntabwo meze neza, ntabwo nshaka gufata breakfast. Narinjiye nicara ku gatebe kari imbere y'uburiri bwabo, arambwira ati hoya icara ku buriri were kumunga ngo njye kure. Narimutse nicara imbere ye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari ameze neza, ntabwo yari yishimye, yari ameze nk'umuntu wakubiswe, umubiri we mbona utameze neza, mu maso habyimbye, ameze nk'umuntu warize cyane, ku buryo kumureba numvishe mugiriye impuhwe. Yaratangiye aranganiriza,
arambwira ati ibintu ngiye kubwira ni amabanga y'urugo, atari ko ngiye kubikubwira kugira ngo umutima wanjye uruhutse kuko ntabwo umeze neza. Namuteze amatwi, ari kubona ko atameze neza. Naramubaje ariko se mabuja, ko muri abakire, ko mufite buri kimwe cyose, ko mufite abana beza, mufite amamodoka, mufite amazu, nicyo gituma urara utongana na bosi? Mu kunsubiza yarambwiye ati rero wa muhungu we, ntukazajya ubona abantu batunze ngo ugire ngo uko batunze ibintu uko batunze n'amahoro. Naramubajije nti se byagenze bite, bimeze bite ko mutameranye neza, maze iminsi mwumva mutarara neza, mutongana, ntabwo mperuka kubona wishimye, bimeze bite? Yarambwiye ati ibintu ngiye kukubwira rero ntabwo byari ngombwa ko mbikubwira, ariko kuko ari njye kwihamagarira reka mbikubwire. Yarambwiye ati wa muhungu we, uko mbona uko ndi umugore wo kubyara gusa, ntabwo ndi umugore wo kwitabwaho. Umugabo wanjye andongora ari uko akeneye ko tubyara gusa, ntabwo ajya apfa kundongora. Yewe ku buryo n'iyo turyamye nkamusaba ko turyamana, ashobora no kurara nkubita ijoro ryose, cyangwa mu gihe namweretse ko umubiri wanjye umushaka. Ntabwo ajya anyikoza. Namubajije ikibazo afite, ambwira ko namuryohera, ambwira ko adakunda kurongorana nanjye, ambwira ko nshaje, akambwira ko yamaze, mbese akambwira amagambo mabi cyane. Iri joro rero kugira ngo tuze gutongana n'umugabo wanjye, nari musabye ko twaryamana pe, numvaga nkumbuye ibintu, maze igihe kinini ntabikora. Ibaze kurana n'umugabo igihe kinini gutya atandongora, naramukoraho akankubita, akambwira amagambo mabi, akambwira ko atankumbuye, akambwira ko ntakimuryohera, ko nabyibushye cyane, mfite umubyibuho ukabije kandi yaranzanye ndi mutoya, mbese akambwira amagambo mabi cyane. Iri joro rero wumvishe dutongana, nari ndimo mubaza niba afite abandi bagore arongora ku buryo yumva atakinshaka. Nibwo wumvishe turi gutongana. Rero wa musore we, ndashaka kugusaba serivisi. Wumvishe ibibazo mfite, wumvishe ikibazo mfite n'ubundi mu rugo ni hahandi ntikizigera gikemuka. Ubu rero ndashaka kuryamana nawe, byibuze niyo yaba umunsi umwe gusa, turyamane basi numve nanjye meze neza. Mu by'ukuri amaze kumbwira gutyo, naramwumvishe pe, numva mugire n'impuhwe, ariko numva sinaryamana na mabuja wanjye. Naramubwiye ni mabuja, ntabwo twaryamana, ahubwo uziranye n'abantu benshi, washaka undi musore muryamana mutabana, batazagufata, bose ashobora kuza agasanganya nawe turi kuryamana. Arambwira ati umugabo wanjye ndamuzi, ntashobora gutaha izi saha, wowe nyemerera basi umfashe uyu munsi umubiri wanjye uruhuke, kuko maze igihe kinini cyane ntaryamana n'umugabo. Umugabo wanjye asigaye anyanga ngo narabyibushye, mbese ntago akinshaka muri makeya. Mabuja naramwumvise, mugirira impuhwe, gusa numvaga mfite isoni, numva mfite ubwoba. Mabuja wanjye amaze kubona ko mfite isoni n'ubwoba, yageze aho ambwira ati basi urashaka angahe, nkuha amafaranga angahe, ni iki kintu wifuza kugira ngo undongore basi numve nishimye. Nshaka kumubwira ko nshaka amafaranga byarananiye, kugira icyo mubwira byarananiye. Icyo numvaga muri njyewe, numvaga mfite ubwoba n'isoni gusa. Mabuja wanjye nta kindi kintu yigeze yongera kumbwira. Yahise ahaguruka, aragenda ashyiramo urufunguzo mu rugi. Yari yambaye ikanzu yo kurarana, yahise ayikuramo. Nta n'ikindi kintu na kimwe yari yambaye, yari yambaye agakanzu ko kurarana konyine, nta sutiya, nta kariso. Nkimara kumukubita amaso, nubwo boss we yaramwanze ngo arabyibushye, ko yari umumama mwiza, umudamu w'inzobe mwiza kabisa, uteye amabengeza, uteye ubusambo. Namukubise amaso kwihangana birananira. Yahise aza aransunika, andyamisha ku gitanda, ariko wakunda uryama ku gitanda amaguru ari hasi, abafashe amaguru yanjye yazamuye, abankuyemo ipantaro,
aba ngiye hejuru, umugore aratangira arankarisa, umugore turaryamana. Uwo munsi wa mbere turyamana numvise ubwoba bwinshi mu mutwe wanjye, numvise ubwoba bwinshi muri njye, ntumva ngize ubwoba, nibaza ukuntu bagiye kutabanyirukana. Naravuye mu cyaro nishakira akazi kuko numvaga nazakomeza kubana n'uwo mama twararyamanye. Numvaga ko mu by'ukuri agiye guhita anyirukana, ariko uko nabitekerezaga ntabwo ariko byagenze. Ahubwo umunsi w'ejo yarampamagaye nanone mu cyumba cye, arambwira ati se ko n'ubundi ubizi ko umugabo wanjye tuzajya turyamana, wambabare tukazajya turyamana nkaguha amafaranga. Naramuhakaniye ndambwira nti mabuja, ntabwo ibi nakomeza kubikora, ntabwo ibi nakomeza kubikora, ndacyari umusore mutoya, ndi gushaka ubuzima, ndi gushaka kwiyubaka, ntabwo nshobora gukomeza kuryamana n'umuntu nkawe. Uwo mabuja wanjye yarambwiye ati rero niba ufite ikibazo cy'uko turi kuryamana n'umukozi wanjye, ati reka nkodeshereze inzu ku ruhande, hanyuma njye nguhe ikigutunga cyose, ubundi njye nza unkorere ibyo nshaka, unshimishe nk'uko mbishaka, nanjye nta kintu uzamburana. Ibi ndi kubabwira babimbwiye ejo, mabuja wanjye yabimbwiye ejo. Ubu ngubu nta kintu ndamusubiza, ndanamubwiye ati reka mbitekerezeho, ndaza kuguha igisubizo. Nta kintu ndamubwira, ni impamvu ndi hano, ni impamvu nanje kukubabwira, mungire inama. Ese ndeka akazi njye gushaka akandi kazi? Ese nemere mabuja nshakira inzu njye ndyamana n'umu mabuja? Ikindi no kuba ari mabuja wanjye ni n'umumama mukuru aranduta, umumama mukuru ukuze, kandi yambwiye ko mu by'ukuri, yambwiye ko n'ukuri yankunze, ashaka kumindurira ubuzima. Ariko nanjye ikiguzi cyo kumindurira ubuzima ni uko nazajya mushimisha, mbese nyine nkamurongora. Mungire inama, nkora iki? Nemere njye ndyamana na mabuja wanjye antunge ambesheho, cyangwa nemere ndeka akazi nshakisha kandi? Nimungire inama.